Buri wese aho ava akagera yaba yarigeze kumva inkuru ivuga ko turi mu bihe bisoza amateka y'isi. Ariko se abavuga gutyo babishingira ku ki? Ni ibihe bimenyetso byerekana ko iyi si yacu igeze ku iherezo? Mbese aho ntitwaba twarabeshywe igihe kirekire? Reka dusabe Imana iduhishurire ukuri, natwe nitumara kukumenya tukugenderemo. Nk'ibisanzwe, Bibiliya niyo shingiro ryo kwizera kw'abantu. Reka tuyirambure dushake igisubizo. Nguhaye ikaze. Bitewe n'uko ingingo ivuga ibihe bisoza amateka y'isi yagutse cyane, iki kiganiro twakigabanyijemo ibice bitatu. Tuzaba turi kwibaza ibi bibazo bikurikira: mbese koko turi mu bihe bisoza amateka y'isi? Niba ari byo se, ibimenyetso bibigaragaza ni ibihe? Mbese isi izaba imeze ite ku munsi w'imperuka ubwo Yesu Kristo azaba agarutse? Muri iki gice cya mbere, reka dushakire hamwe igisubizo cy'ikibazo cya mbere kivuga ngo mbese koko turi mu bihe bisoza amateka y'isi? Igihe kimwe umwami w'abami Nebukadinezari yari iwe i Babuloni atekereza ahazaza h'ingoma ye. Yibazaga niba ingoma ye izahanguka maze Imana imuha iyerekwa rikubiyemo uko ibihe bizakurikirana kuva icyo gihe kugeza ku mperuka y'isi. Ibi bitumenyesha ko Imana yahishuye ubwiru bukomeye dukwiye kumenya kugira ngo dusobanukirwe ibihe bisoza amateka y'isi. Aha Imana yahishuye izi nzozi mu gishushanyo cy'umuntu kigizwe n'ubutare butandukanye uhereye ku mutwe ukageza ku birenge. Buri gice cy'umubiri cyashushanyaga ubwami bumwe, ikindi gice kigashushanya ubundi. Aha ni ukuvuga umutwe, igihimba n'amaboko, inda n'ibibero ndetse n'amaguru n'ibirenge. Ibi tubisoma mu gitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 2. Handitswe ngo nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari zahabu nziza, kandi igituza n'amaboko byari ifeza, inda n'ibibero byari imiringa, kandi amaguru yacyo yari ibyuma, ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba. Urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoke ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose. Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 32 kugeza ku 35. Ubusobanuro bw'inzozi nabwo bwaratanzwe nk'uko Imana yabuhishuriye Daniyeli. Daniyeli rero yanasobanuriye umwami icyo izo nzozi zisobanuye. Daniyeli igice cyaho cya 2 guhera ku murongo wa 37 kugeza ku wa 45 handitswe ngo nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'izo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose. Ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko Nyagasani, wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahanije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose. Ariko ubwami bwa kane buzakomera cyane nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzemo ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitivanga n'ibumba. Nuko ku ngoma z'abo bami, Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Aha duhishuriwe ko nyuma y'ubu bwami bune Imana izimika ubwami bwayo buzahoraho iteka ryose. Niba nyuma y'ubwami bwa kane hazakurikiraho ubwami bw'ijuru buyobowe n'umwana w'Imana, birumvikana ko ari ingenzi kumenya uko ubwami bwagiye busimburana. Nyamara muri Daniyeli igice cya 2 tumenye neza amazina y'ubwami bwagombaga gukurikira Babuloni.
reka dukomeze dushakishe muri Bibiliya turamenya ubwo bwami ubwo ari bwo. Kugira ngo tumenye ubwami bwasimbuye Babuloni, reka twifashishe nanone igitabo cya Daniyeli. Muri Daniyeli igice cya 5 tuhasanga inkuru y'umwami wa nyuma wa Babuloni ariwe Belushazari. Igihe yari ari mu birori yasuzuguye Imana bikabije, niko gutumiza ibikombe byahoze mu nzu y'Uwiteka i Yerusalemu ngo binyweshe inzoga ze we n'abagaragu be. Akibikora abona ikiganza cyandika ku rusika rw'inzu n'amagambo akomeye ateye ubwoba. Nuko Daniyeli asobanura ayo magambo. Ku rusika hari handitswe amagambo agira ati Meni tekeri ufarisini. Meni bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe abamedi n'abaperesi. Daniyeli igice cya 5 umurongo wa 25 kugeza kwa 28. Dushingiye kuri ubu busobanuro tubonye rero, tubonye ko ubwami bw'Ababuloni bwasimbuwe n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubu rero nibwo bugereranywa n'igituza n'amaboko muri cya gishushanyo. Mbese ubu bwo bwasimbuwe n'ubuhe bwami? Nanone muri Daniyeli igice cya 8 turabona igisubizo cy'ubwami bwasimbuye Abamedi n'Abaperesi. Mu gusubiza iki kibazo, Imana yerekanye ubwami bwanesheje ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi maze bukabwambura ubutware. Mu iyerekwa ry'imfizi y'intama ifite amahembe abiri ndetse n'isekurume y'ihene. Isekurume y'ihene irwanya imfizi y'intama kugeza aho iyiciye rwose. Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 5 handitswe ngo nk'ibyitegereza mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburengerazuba igenda idakoze amaguru hasi. Ikwira isi yose, nuko itera ya mfizi y'intama yari ifite amahembe abiri nari nabonye ihagaze ku ruzi. Iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze, mbona yegereye iyo mfizi y'intama irayirakarira, irayisekura iyivuna ayo mahembe abiri. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kuyihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene iyikubita hasi irayisiribanga. Ntihaboneka uwabasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene. Muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 20 tuhasanga ubusobanuro bw'ibi. Handitswe ngo imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi, kandi ya sekurume y'ihene ni umwami w'Ubugiriki. Aha rero duhishuriwe ko ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwasimbuwe n'ubwami bw'Abagiriki. Mwibutse ko turi kureba inzozi zahawe Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, zikaba zikubiyemo uruhererekane rw'ingoma zagombaga kuyobora isi kugeza ku munsi w'imperuka. Mbese ubwami bw'Ubugiriki bwo bwasimbuwe n'ubuhe bwami? Tukiri aha ariko reka twibukiranye ko ubwami bwa kane bwagombaga gukomera nk'icyuma bukamenagura ibintu byose, kandi mu gihe runaka bukigabanyamo ibice 10 aribyo bigereranya amano yo ku birenge. Twibuke ko kandi ibirenge n'amano byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ese ibi byo byasohoye gute? Igihamya gitangwa n'amateka kiruzuye kandi kirasobanutse kuri iyi ngingo. Ubwami bumwe nibwo bwakoze ibi, kandi ni ubwami bumwe rukumbi aribwo bwami bwa Roma. Bwatsinze Abagiriki, bwigaruriye ibintu byose, mbese nk'icyuma bumenagura ibintu burabijanjagura. Umunyamateka witwa Bishop Newton yaranditse ati ubwoko bune bw'ibyuma butandukanye bugomba gushushanya amahanga 4 atandukanye. Kandi kubera ko izahabu yashushanyaga Abanyababuloni, ifeza igashushanya Abaperesi,
ndetse umuringa ugashushanya Abagiriki, niko icyuma kidashobora gushushanya Abagiriki, ahubwo kigomba kwerekana rwose irindi shyanga, kandi dutinyuka kuvuga ko nta rindi shyanga ryo ku isi rishobora kuzuza ibivugwa aha ngaha ritari Abaroma. Umunyamateka witwa Edward Gibbon nawe yaranditse ati: intwaro za Repubulika rimwe na rimwe zashiriraga ku rugamba. Buri gihe cyose babaga bafite intsinzi mu ntambara, bagakabuza mu ntambwe zihuse bajya imbere basatira uruzi Ufurati, uruzi Rhine n'uruzi rwitwa Danube ndetse n'inyanja. Kandi amashusho y'izahabu, ifeza cyangwa umuringa yashoboraga gukoreshwa mu kwerekana amahanga n'abami bayategekaga yagiye amenagurwa umusubizo n'ubwami bw'icyuma bwa Roma. Aha turabona neza ko abanditsi b'amateka bahuza na Bibiliya rwose ku byerekeranye uko ubwami bw'isi bwasimburanye. Umunyamateka Edward Gibbon arakomeza ati: ubwami bwa Roma bwakwiriye isi yose, kandi igihe ubwo bwami bwajyaga mu maboko y'umuntu umwe, isi yahindutse gereza iteye agahinda y'abanzi be. Kwanga kumvira icyo ategetse byazaniraga urupfu ubigerageje, kandi kumuhunga byari ikidashoboka. Nguko uko ubuhanuzi buvuga ko ubwami bwa kane bwagombaga gukomera cyane ndetse bukamenagura icyo busanze cyose bwasohoreye ku bwami bwa Roma. Mbese ibyo kwigabanyamo ubwami 10 amateka abivugaho iki? Muri Daniyeli igice cya 7 tuhabona inyamaswa ya kane ifite amahembe 10. Ubusobanuro bw'ubwo buhanuzi burasa n'ubwo muri Daniyeli igice cya 2. Ibi bitwereka ko ubwami bwa Roma bwagombaga kwigabanyamo ibihugu 10, kandi bimwe byagombaga gukomera nk'icyuma, naho ibindi bidafite imbaraga rwose, muri make bikomeye nk'ibumba. Abanyamateka bemeza ko ahagana mu mwaka wa 351 nyuma y'ivuka rya Yesu, Roma yatangiye kugira imbaraga nke, uturere tumwe tuyigize dutangira kwigenga. Maze mu mwaka wa 476 ubwami bwa Roma ntibwaba bugifite umwami mukuru wabwo, ahubwo bucikamo ibihugu 10. 7 muri byo biracyahari na n'uyu munsi. Aha twavuga nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubudage, Esipanye ndetse n'ibindi. Ibihe byinshi abami bamwe bagiye bagira inzozi zo kongera guhuriza hamwe isi yose ngo yongere itegekwe n'umuntu umwe, ariko ntibyakunze. Muri abo twavuga nka Charlemagne, umwami Charles wa gatanu, umwami w'Ubufaransa Rudoviko wa 14, umwami w'Ubufaransa nanone Napoleon Bonaparte, ndetse uwanjye umuherutse kubigerageza na Adolf Hitler mu kinyejana cya 20. Abo bose ntibyashobotse, kuko ijambo ry'Imana ryari ryaravuze ko bazashaka gufatana n'urubyaro rw'abantu, ariko bitazashoboka, kuko icyuma n'ibumba bidashobora gufatana. Dusatira umusozo, reka twifashishe amateka tumenye umwaka buri bwami bwagiye buhangukiramo. Babuloni yabayeho muri 636 mbere y'ivuka rya Yesu, ihanguka muri 539 mbere y'ivuka rya Yesu. Yakurikiwe n'Abamedi n'Abaperesi, baje muri 539 bahanguka muri 331 mbere y'ivuka rya Yesu. Bakurikiwe n'Abagiriki, baje muri 331 mbere y'ivuka rya Yesu, bahanguka mu 168 mbere y'ivuka rya Yesu. Aba bakurikiwe n'Abaroma, baje mu mwaka wa 168 mbere y'ivuka rya Yesu, bigabanyamo ibice 10 mu mwaka wa 476. Ubuhanuzi butubwira ko nta bundi bwami buzasimbura ubwami bwa Roma, kandi hashize igihe kitari gito Roma yigabanyijemo ibice. Ubu turi mu gihe cy'ubutegetsi bw'amano yo ku gishushanyo. Vuba aha tugiye kubona Imana yimika ubwami bushya butandukanye n'ubwami bwabanje. Tugiye kuzabona umwami w'abami Yesu Kristo aje kwima ingoma itazahanguka. Uyu niwe ugereranywa n'ibuye ryaturutse hejuru ritarimbuwe n'umuntu, ryikubita kuri icyo gishushanyo. Muri ubwo bwami nta rupfu ruzabayo. Yesu azimika amahoro mu bantu be iteka ryose.
Mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya 3 umurongo wa 7 handitswe ngo, ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Uwiteka nashimwe kuko yaduhishuriye ubu buhanuzi kugira ngo turusheho kwitegura ubwami buzahoraho iteka ryose. Iki ni cyo kibazo tugomba kwibaza twese kivuga kiti, mbese niteguye gute ubwami bw'Imana? Ubutaha tuzarebera hamwe ibimenyetso byerekana ko Yesu agiye kugaruka kwima ingoma ye. Wari kumwe na Kayezu Body Santive, ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwana w'Imana bibane nawe.